ngiye kubiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'Ijana akitso 8 gutyo none ku itariki 10 Ukwakira 2022 abayobozi bakurikira birukanwe mu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura kubera imyitwarire n'imiyoborere idahwitse. Imyitwarire kimwe, icya kabiri imiyoborere byose bidahwitse. Engineer Deo Muvunyi umuyobozi mukuru w'agateganyo. Wa kabiri Pierre Uwera umuyobozi ushinzwe imari. Gatatu Fabian Rwabizi umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi. Bikorewe Kigali ku wa 10 Ukwakira 2022. Icyo ni igice cy'ikinyarwanda, igikurikira hepfo n'icyongereza. Signature ni ya Dr. Edward Ngirente Ministry w'Intebe. Ikaba yasinywe mu buryo buri digital kuko aho irambitse biragaragara ko hatari umuhondo, haragaragara nk'umweru. Abatureba kuri screen murabibona. Yes, ubwo ni igitangaza rero byanze kunze cyabaye kuba abantu bakwirukanwa ku buryo bw'ikubagaho gutya. Impamvu yita ikubagaho nuko Minisitiri w'Intebe atari mu Rwanda, yari yagiye muri nama muri Estonia aho yagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nagerageje gushaka scandal yaba yabaye yihutishije yatumye birukanwa muri ubu buryo bw'ikubagaho ndayibura, ariko ngiye mu mateka nsanga bari basanzwe ari abantu bakora nabi. Hari ukuntu abantu baba bakora nabi, hari ukuntu abantu wabonye ko hano babyanditse imiyoborere ndetse n'imyitwarire bidahwitse. Ariko byanze bikunze haba noneho icyo bita gushyira ubumara, gushyira umuriro ku bumara. Urumva, cyangwa se imbarutso niyo kugeza amagingo aya ntari namenya. Nahakiye makuru kitanditse Keti Press at PM Ngirente fires rural senior officials over indiscipline and managerial failures. Kuyobora byarabandaniye no kwitwara nabi nyine n'ibyo bya indiscipline. Umuntu twaganiye ni mugoroba yambwiye ati rwose si mukiriyeho iteka, ariko umugabo yarambabaje cyane. None umunyamakuru mugenzi wacu inshuro eshatu mushaka ubwa gatatu kandi ari mu marandevu, ubwa gatatu kambwiye ngo ninandike ushaka kumubaza ati narababaye cyane. Jewe Deo Muvunyi twayirukanaga ari inzego zo hejuru ye zamutwohereje mu kiganiro habona cyo yazanye na Ngarambe wayoboraga abamotari ba hano mu Rwanda. Undi bari kuganindera hari afande Colonel Twahirwa Rudoviko aka Dodo ya ndibuka kuko ntabwo ari nje uramutumiye, byari byavuye hejuru niyo mpamvu yari yaje. Ariko ejo bundi havuka ikibazo cy'ibura ry'imodoka gikabije kigaragarira buri wese. Igihe babikoraga mu buryo budahwitse ngo bahamagaye Volcano ngo zize nazo zishiremo mu ntara no imodoka zikabura, bakagera naho bahagarara bafite imodoka ku giti cyabo ngo bazizane nabo bakabaha inkwene n'abatuzizane zikora iki. Byarutwa nuko zaguma mu bipango byacu aho kugira ngo zize zikora zihomba. Noneho ikigera rero niho twamukeneye hano muri Zinduka turamubura. Mwandikira inshuro nyinshi cyane ayizibona twabivugaga hano. Twabivugaga hano. Urabizi yuko umujinya wageze ukamfata havuga intariko ko witwara gutyo uri umuyobozi w'agateganyo nuba we wanyabura bakwemeje ukaza kuba acting byagenda ahubwo njyewe sinkubeshye buriya nahoze nekereza kubo bakorana aba bari andaye abo ko ari boss wa. Urabona ko ikinyose umutwe wacyo wose bawutwaye cyane, umutwe w'ikigo bawutwaye administratively speaking. Harimo amashami, yes, amashami nagenda agira abayobozi. Hari rya transport, hari iry'ibindi, hari irya inuzi by'ikoranabuhanga, bose bagenda bagira abayobozi bayo. Urugero wenda muzi afande Anthony Kuramba ko ari uyobora igashami ryo kugenzura transport. Amakuru namenye nuko nawe batari bamworoheye. Mbabarire rwose mbabarire, ariko kubera nk'umuntu w'umusirikari
nk'umuntu kandi wegereje ikiruhuko cye cy'izabukuru cyane nk'umuntu ufite discipline yicishiriza amakeya yikorera ibye urumva arabihorera ariko aba bantu cyane cyane babiri aba bo munsi ya engineer Deo kuko Deo bamuzanye nyuma urumva baricaga bagakiza buriya makuru nakuruye neza nuko nyakubahwa dogiteri minisitiri w'ibikorwa remezo igihe yahayoboraga aba bantu dore ibi bigugu bano bantu bibiri nanze kubita ibimungu ntabwo yari buzarusikeho cyane ntabwo yari buzarusikeho agira imana nyakubahwa perezida wa repubulika amunyikubitira promotion ajya kuba minisitiri w'ibikorwa ati ndabacitse ararusimbutsa ataka nigendere urumva ariko njyewe njya nibaza ibigo nk'ibi iyo birimo akariya uko bita unbreakable circle akusanga harimo abantu bumva ngo nuko turi hano muri studio turi batatu nta muntu ugomba kutumeneramo nta muntu ugomba kuzana igitekerezo ibyo bintu biba hose no mu bihaye imana mu babikira mu bapadiri mu ibyo bayita inasako iyo inasako kwinjiramo biba bigoye burya utaza gutekereza ko n'ibi bintu tubona byarabaye ikibazo bikanga gukemuka byakemuka gute abantu baramubwira niba umuntu ushinzwe ubuyobozi n'imari ari nta urusyaho urumva niwe nyiri ikigo mu by'ukuri technically speaking none undi ashinzwe abakozi niwe nyiri psychology y'abakozi niwe utuma abakozi bakora bari motivated cyangwa batari motivated abo bantu batarimo gukora neza ikigo kirarangira nta mukozi uzazana igitekerezo nubwo cyaba ari kizima ngo kigurwe uyu ushinzwe iby'imari ashobora kwimana amafaranga ashobora kuvuga ikibazo runaka kwimana amafaranga yo kujya kugikemura ariko kiriya kibazo cyahariya utwohereje runaka na runaka bagenda bakagikemura ntanatinya no kubwira ko nta mafaranga noneho rero umwaka uvuka ubundi aba bantu baramutse bareba Nyayingwe hari igihe ikigo kiyoborwa neza kurusha uko baba patana rugi tumenya n'ibirimo nuza umuyobozi ushinzwe imari ubuyobozi n'imari iyo atabyumva kimwe n'ushinzwe abakozi iyo sako nyine bicitse sawa abo ngabo batuma boss wabo hejuru ayobora neza ariko iyo bishyize hamwe gutya yewe data we sibyo nakubwiraga iriya unbreakable circle yivuyemo umuntu umwe unbreakable ina circle noneho umwe yavuyemo ibintu birihuta birakorwa kandi niba kugira ngo bimenye barajya ko twaza ushobora no gusanga nimuhigame twaje uperereje neza utazi ngo ariko narasimbura nk'abajya tukubona uperereje neza ushobora gusanga iriya ina circle ishobora kuba yarajemo umusate bigatuma bikorwa mariya tubimenya ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo hari n'igihe bishobora kuba ntabwo byabaturikanye ubu muri iyi minsi guverinoma icanye maremare wabonye ibyo ku muvunyi nawe yahagurutse abikorera namwe muratahiwe none se uyibona birukana Didier Shema Maboko PS wo muri Mini Sports kugakanu uko yarigize igishyitsi se urumva hano se basigaye ngo bigize za Borne umva indi Borne yari hano hafi yacu uyu nuza niyo nkuru Zefani wari wongeje mama dukunda Clear Kamanzi iyo Borne nayo barayiranduye ikigusetsa ntabwo banahita babasimbuza noneho izi ngizi urabizi ko ari ikigo gikora nabi kurusha ibindi byose izi zo zari zirimo sima yindi ya 42 y'igifute bakoresha umucanga wa Kayumba urumva ariko icyayikubise bayishyize amafera beto baguze muri nuzariya muri Sofaru urumva impamvu navuze la gloire nuko nabwo ibyo by'ibyuma babicuruza twebwe ducuruza amakaro ducuruza ibya finishing ducuruza ibikoresho byo gutuma ukora finishing neza muri Sofaru rero bahaguze cya gifera beto kimwe kinini bikoresha ibiraro birabubakishije birabanyabugo kugisenya bigusaba mo none barangije basi nayo ntiyakora amanuza bayitegesha reka nkubwira ibikoresho bayitegesheje bari babiguze muri La Gloire ni biriya bita
muba muba izi borne izo borne bazitegesheje muba baramena bashyiramo konkase ya yindi y'umwimerere bavanye iriya za Kiyanza kugira ngo babonye ko aba konkase nziza baracugusa bazana ya mashini iracugusa kweri birivanga neza na sima barangije bajya bashaka akadogo kajya yuhira buri kugira ngo ikomere bayuhiye nk'amezi abiri irakomere y'urutare gusa bagize n'impungenge bazana kamwe gatsindagira uduhanda tw'abanyamaguru kakazajya gatsindagira mu ruhande nyine barakubitaga mu mpande kugira ngo noneho Prime Minister yibere hariya Estonia yohereza multipitch imwe niba ariyo muri Hungary simbizi multipitch nabayiguze muri Sofaro wenda muzamenye ko wabatera turutse wacu nubwo mwagiye kuvuga ngo twabazaga porota kubarura barabanza barashimashima baraje bararandura huru borune bajugunya nkiri borune rero iranduwe za eshatu zinyabutatu engineer bayita Triumvira engineer Deo Muvunyi Pierre Uwera Fabiane Rwabizi niba Rwabizi rura bari barayishe urwagashinyaguro boya no ku gihe cya Colonel Patrick Nyirishema oyange nigeze nago bakoraga neza bari abantu nigeze kubivuga ndabaga ni buriya rura ukwibona ni nk'umurwayi uri muri ICU intensive care baraje ku ngoma ya Colonel Patrick oya uko byagenda bose kuko baza bakajya ngo baje banduye ukirira yatungo rikazakumasha hanyuma umudeje mushya wese wakurikiye Patrick Nyirishema baramunanije ayo ni amakuru dufitiye gihamya turaje mu kanya dukomeza operation Chain Sacco Unbreakable Sacco kutigira ku makosa y'abayobozi bagiye bamubanziriza ngo yitandukanye n'abantu babandi twahoze tuvuga borne ebyiri yananiwe kwitandukanya nazo ziramukwega jyana nazo nta kundi so ubwo ntagire ibindi mumbaza iyo twavuze ko operation n'ubona twanditse hari ngo operation nuko tuba dufite amakuru runaka makeya ariko meza abahari ntabwo dushobora kwandika operation we have to think big, we have to think about accountability, we have to think about transparency. Ibintu rero nireje nabyo gatoya nawe baraguhirwa umuyobozi uzasimbura uzajya kuyobora rura dukeneye umuyobozi uramba muri kira kigo jewe rura nabimenye tukiga muri kaminuza kuko barigi baduhaga nuza imirimo yo gukora yo kwishuri hanyuma bayita courseworks ugasanga badusabye gukora nka research ku bigo bishamikiye kuri za ministeri rura nibwo nayimenye icyo gihe nakoranaga n'umukobwa witwa Rosette Mutoni urabona Mutuyezu Mutoni twabaga twegeranye kuri alphabetic order so nibwo rero yari afitemo umuyobozi waho witwaga niba ari Mudenge urumva so tubahamagarayo baduha amakuru ku buryo waka yacu rwose yari yengetse Mudenge Gatarayiha Nyirishema Nestor Sabimana Engineer Muvunyi hashobora kuba hari nka babiri mu hagati bagiye bakora za interim ntibuka rura dukeneye umuyobozi ujya kuyobora akayirambaho urirakomeye nitanga uburenganzira bw'amateleviziyo gukora amaradiyo mashya kuvuka n'igenzura ry'iminara n'igenzura za Airtel n'igenzura za MTN n'igenzura ibi bya transport n'urwego rukomeye igenzura ibintu byinshi ntabwo wafata inkono ngo uyitereke ku mashyi gatatu rimwe ngo urisenye risigara ari igike ngo iyo nkono uyizere kwiraza gushya 100%. hano umuntu umbwiye ati yewe umweyo uracyari ngo mutegereje umweyo uracyari ngo hari n'amazina yitiranwa no kuba umuziranenge being innocent somehow genda hatakaye nushaka ko mbyumva ubumva being innocent somehow umweyo uracyari ariko abantu natubwiye ko no mu bindi bigo harimo ibindi bigo ngo nturagera ku muryango neza n'ibindi bigo urumva mugomba kwitega ubu turi muri harabura imyaka 2 ngo manda yamuze isozwe urumva hari icyo bita NST1 ni gahunda
y'impindura buzima. Urumva cyakora abantu mugira abantu mwagiye mwiha gushyira inkoni munoza mu nsinga z'igare. Igare ririmo kugenda ngo nagize mugacomekamo inkoni. Urumva mwese igihe cyanyu cyageze, umuyaga ugiye kugaragaza amabuno y'inkoko, mwigaza mwe kujya mudindiza iterambere ry'u Rwanda. Kuko turi mu impindura amatwara. Hari uwo babajije akabeshya bakamubaza akabeshya, noneho ngo atangiye kwisobanura ngo ariko amazi yageze gute, yareze inkombe. Ati mwe uracyarimo hariya, wait and see. Hanyuma rero hari umutara twandikiye ati mwaramutse, babwire bashake umuyobozi wayo uzajya ukurikiza amategeko kuko ibintu bakora ntibibaho cyane cyane bose umukozi wayo bitewe nuko yabyutse aguca ayashaka. Ubwo twebwe twirinda kuvuga ibyo tudafitiye gihamya. Urumva twirinda kuvuga ibyo tudafitiye gihamya. Niba harimo n'abafashe kuri kitu kidogo, ibyabo tuzabimenya kuko tuzabimenya. Bose baza tubona ko rwose ari inyangamugayo, ari imfura, ari bagiye kugira icyo bahindura, ariko at the end of the day bakadutenguha. Kandi iyo badutengushye nuko tubibona wa mugani wawe, umuyaga yuje ugahuha. Abacitswe na operation mwemerewe gusubiza inyuma cyane abatwumvira mu mahanga, usubizwa inyuma kuri YouTube ibyagucitse ukabyumva. Hanyuma hari umbwiye ko Deo yari umuntu intama y'Imana nyine, bamuhimbaga nka pastor, niyo mpamvu nyine yakuruwe na ziriya borne ebyiri. Erega kuyobora abantu bisaba kuba uri umuntu wa character cyane. Twara dufite umufrere uyu munsi ntabwo ndi bumuvuga amazina, yatuyoboye muri de la salle, twahamusanze muri za bibi gutyo. Yari umugabo udafite taye nini, uvuga make, ariko nta munyeshuri utaramutinyaga, nta munyeshuri utaramwubahaga. Kuyobora ni iki? Ngurugero ni impano. Reka ngurugero rwa hafi. Ari ubunini. No. Urabona iyo udafite character rero uri umuntu urabona ukagenda, urabona not umuyobozi, you are not a leader. Kirezi hano mu Ruhango. Kirezi. Ya umubyeyi yahamagaye director Rwemayire. Ati none se ko umwana nshaka ko mushaka ko hari ibintu bya famille n'iki, aramushwishwira amwete umva nkubwire. Abana baba baje kwiga. Cyashaka kujya kumusanga. Oya. Yari nyina. Ambwiye ati abana baba baje kwiga. Ati hano mumenye ko rwose mwaba dushize mu maboko ibi bya ibyo byibagirwe. Umwana ari kwiga, don't disturb him. Urabyumva? Hari abantu baba bifitemo umuhamagaro, impano. Niba rero ari intama y'Imana ikwegwa n'aba babishyitsi, n'akazi ke yizize. Ntama y'Imana, ntama w'Imana, tugirire imbabazi. Nuza navugaga uriya muhedi master ntabwo ari late frere Balthazar, oya ntabwo ari we, n'uw'imbere ye, naho Balthazar we umugabo w'ibigango mwijwi rwose we umutalamu muzeyi Ndahironga bulijyo yatwumvaga, ahita aca n'umugani mu kigande ngo okaliya dakadada imvunyo girira mu katiko nekurira mutaka. Nukuvuga ngo yabwanga ukarya kera kakagira gute kakakugaruka ngo inyu uyirira mu ntuza arya n'imegeri n'iki imegeri, noneho nayo ikazagusanga mu butaka ikagira gute ikagutapfuna. Uriya niba ufite imikorere idahwitse ukihindura ikigugu, ukihindura karaha kajyaye, bizakugaruka bagufate ku gakanu bajugunye hiriya batupe.